Haleluya. Bavandimwe, Imana yacu ishimwe cyane. Kuri iki cyumweru dushima Imana kandi turanezerewe kuko iduhaye umwanya mwiza wo kuba imbere yayo. Uyu munsi kandi akaba ari icyumweru gifite umwihariko kuko ni Pantekote, aho itorero rya Kristo ryizihiza igihe abigishwa ba mbere bamanukiwe n'umwuka wera ubwo bari i Yerusalemu. Uyu munsi rero dufite umugisha ukomeye uko turi buze kugezwaho ijambo ry'Imana na Perezida wa Presbyteri ya Kigali, Reverend Bienvenu Musabyimana. Tukaba kandi dufite umugisha ukomeye uko duteranye abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo nk'inshuti za E.P.R Paruwase Kanombe. Mwese rero tubahaye ikaze kandi tubifurije Pantekote nziza. Reka dutangize iteraniro ryacu indirimbo y'107 mu ndirimbo z'agakiza. Niki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka w'ihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka w'ihoraho. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Ugiye ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaruka. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Turagusaba mwami Yesu, mwohereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi. Turamubwiye bose. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Bakundwa, reka twakire indamutso y'umwami wacu. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wacu Yesu Kristo no ku mwuka wera, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, muri iki gitondo turagushimye cyane, turaguhimbaje Mana nziza. Tugushimiye ko wadukunze, ukaturinda, ukatwita, ukatugirira neza. Warinze itorero ryawe, warinze igihugu cyacu, warinze abanyarwanda, warinze
abayobozi bacu, twebwe twese, itorero ryose wararirinze. Mana turagushimye kuko wagize neza, wabaye mu ruhande rwacu, waraturwaniriye, waraturengeye, waraturinze Mana. Atari uko twakoze imirimo myiza yo gukiranuka, ahubwo ni urukundo rwawe n'imbabazi zawe byaduteye kuturinda. Natwe rero tugutambira igitambo cy'ishimwe muri iki gitondo cy'uko turi amahoro, izina ryawe ryiza nirihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo cyiza rero cya Pantekote, cya gitondo cyiza cy'umugisha, cya gitondo umwuka wera yamanukiye intumwa, hahandi bari bateranye bari mu nzu barindiriye guhabwa ibyasezeranijwe. Mwami turagushimiye ko natwe twahagejeje, nushyirwe hejuru nyakuba kuko wabigenje neza, urakarama, icyubahiro ni icyawe. Tweze rero kugira ngo tubone umugisha wawe, udutunganye, utuvaneho gukiranirwa kwacu kose Mana, ibijya bidutandukanya nawe bikurweho, kugira ngo tugire ibihe byiza by'umugisha. Rero turi hano Mwami, turasenze kugira ngo natwe umwuka wera w'Imana tumanukire. Mwuka wera w'Imana agende mu mitima y'abantu bumvira iteraniro. Mwuka wera w'Imana agende mu bwoko bwawe Mana, kugira ngo tubone impinduka mu buzima bwacu, kuko ziriya ntumwa ziteranye zabonye ibitangaza, bavuze indimi zitandukanye, bahawe izindi mbaraga zabashoboje gukora umurimo wawe. Natwe rero tugirire neza kugira ngo umwuka wera w'Imana abe mw'iri teraniro. Mwami mwiza, abumvira ijambo, abumva inkuru nziza y'agakiza kuri uyu munsi wa Pantekote, nabo buzuza umwuka wera, nabo babona impinduka mu buzima bwabo, kandi ugira icyo wakora. Turakwinginze Mana, iteraniro ry'umunsi rero urihagarare muri bemo. Mwuka wera agende ku muyobozi wa gahunda, ku muvugabutumwa, kubaza kuririmba, imirimo yose yakorerwa aha hantu Mwami, ibituma izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi abazumvira iteraniro bose bazahindurwe rwose. Urakoze, tuguhaye karibu, turakuraritse Mwami mwiza, kugira ngo uganze kandi utegeke, komeze wiyoborere Mwami Imana, kuva dutangiye kugeza igihe tuza gusoreza, tuyobowe n'ubuntu bwawe, tuyobowe n'umwuka wawe wera. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, urakoze, amen. Kadusingize izina ry'Imana dusoma Zaburi ya 34, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Dusingize izina ry'Imana dusoma Zaburi ya 34, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 11. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye uzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamibabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema ye kugota abamwubaha akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka mwabera bemwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyo bakena. Amen. Dufatanyirize hamwe itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana turabisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 5, turahera ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 26. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 5, umurongo wa 21 kugeza kuri 26. Mwumvise ko abakera bababwiye ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko jyewe ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomo. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro, ukahibukira mwene se ko afite icyo mupfa, usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende w'ikiraniro na mwene so,
uhereko ugaruke uture ituro ryawe. Wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza, umucamanza ataguha umusirikari akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe. Nyagasani Imana, uduhe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Itegeko ry'Imana tumaze kugezwaho riduhishuriye intege nke zacu, ritugaragarije ko hari ibyo tutubahirije tutashohoje. Nicyo gituma bavandimwe abo dufatanije gukurikirana iri teraniro ry'umunsi mukuru wa Pantekote, ngira ngo twicishe bugufi dusenge dusaba kubabarirwa ibyaha byacu. Mwami w'ijuru, wowe muhoza ukaba n'umwuka wera w'ukuri, wowe uba muri byose kandi ukaba hose, ni wowe soko y'ubugingo. Twayobye inzira yawe nk'intama zizimiye, dukabije gukora ibyo kamere yacu irarikira. Twarizirikanye ntitwagira urukundo rw'abana bawe, kandi Mana ishobora byose, dushyira inzika ndetse n'inzitizi impande zose kugira ngo tudasabana n'abandi. Twahembereye kandi dushyira ibidutandukanya na bagenzi bacu imbere aho kureba ibiduhuza. Ntitwabaye ibyitegererezo byiza aho tuba, mu baturanyi, mu nshuti n'abavandimwe. None Mwami, nturakazwe n'ibicumuro byacu, ahubwo turakwinginga cyane ngo dukureho ibyaha byacu. Mana ishobora byose, ubitwejesheho amaraso watuviriye ku musaraba, kugira ngo iyi Pantekote ibone uko itubera umwanya w'impinduka, umwanya wo kuvugururwa, umwanya wo kuremwa bushya, kugira ngo Mana ishobora byose ubone uko udukoresha kugira ngo ubutumwa bwawe bwamamare, bubashe kugera no ku bataraguhindukirira, bakwizere nabo binjire mu mubare w'abagukorera. Icyubahiro n'ikibi cyawe, umwuka wawe wera, Mana ishobora byose, nahore Yezu ubugingo bwacu. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu. Amina. Bene data, iyo twicujije ibyaha byacu kandi tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi, abihannye ibyaha byacu twese tubikuye ku mutima. Uwiteka aravuga ati, nzabaha umutima uhuye kandi mbashyiremo umwuka mushya. Umutima w'ibuye nzawukura mu mubiri wanyu, mbahe umutima woroshye, kugira ngo mugendere mu mategeko yanjye, mukomeze amateka yanjye kandi muyasohoze. Namwe muzaba ubwoko bwanjye, nanjye nzaba Imana yanyu. Twakire imbabazi z'Imana. Kristo uko waruri kera, n'ubundi
tugiye kwinjira mu mwanya wo kwakira ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko dusoma ibice byateguye kuri uno munsi, ndagira ngo dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, Data mwiza ukiranuka, kuri uno munsi wa Pantekote turagushimye, kuko ari wo munsi watangije itorero ryawe, kuko ari wo munsi Mwami watumaze ubwoba, tugatangira kuvuga yuko uri umwami wazutse, uri umwami uriho, kandi uri umutware wacu. Data mwiza ukiranuka, uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, ndakwinginze ngo ugenderere imitima yacu. Uwiteka Mwami, ndakwinginze ngo ijambo ryawe rizima tugiye kumva ribiri duteza indi ntambwe yo kurushaho gukunda, yo kurushaho gukorera, kandi Mwami ijambo ryawe tugiye kumva rikomeze bene data bari mu nzira, kugira ngo Mwami bahore baguhanzeho amaso mu byo barimo byose. Data mwiza ukiranuka, ufashe buri wese ugiye kuryumva, aho yicaye, aho ahari, ndakwingize kugira ngo umwigaragarize, kandi umwuka wawe wera Mwami uwo waduhaye kugira ngo atwigishe, azadusobanurire. Abane n'umuvugabutumwa ugiye kutwigisha, abane n'umuvugabutumwa ugiye gukoresha, ndakwinginze kugira ngo umufashe, kugira ngo ijambo ryawe rikomeze amava asukumwa, kandi Data mwiza ukiranuka ufashe buri wese. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Umwami n'umucunguzi wacu, amen. Tugiye gufatanya gusoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 6, hanyuma turakurikizaho ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya mbere umurongo wa 9 kugeza ku wa 11, hanyuma turasozereza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Mu gitabo cyo Kuva turasoma igice cya 3 kumuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imediyani, aturikiriza umukumbi nyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa, arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana irahamuhamagara iri hagati muri icyo gihuru, iti Mose, Mose, aritaba ati karame. Iramubwira iti wikwegera hano, kandi kwetura inkweto ku birenge byawe, kuko aho uhagaze ari ahera. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Yakobo. Mose yifuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Turakomereza mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya mbere kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 11. Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti y'i Galileya, araza abatirizwa na Yohana muri Yorodani. Avuye mu mazi, uwo mwanya abona ijuru riratandukanye, umwuka aramanuka amujyaho asa n'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda, nkakwishimira. Igice cya 3 cy'ubutumwa bwiza turagisoma byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Some mu izina rya Yesu. Umunsi wa Pantekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga ahuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro,
ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa Mwuka Wera, batangira kumva izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara, bati mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? None se niki gitumye twese twumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi Abapariti n'Abamedi n'Abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Aziya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'i Libiya gihereranye n'i Kurene, n'Abaroma b'abashyitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'Abakirete n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa, bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinzihira. Bakristo bavandimwe, mwakire neza ijambo ry'Imana. Bakristo bene data mugize paruwasi ya Kanombe, bavandimwe mwese mwifatanije natwe muri iteraniro ry'umunsi mukuru wa Pantekote, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mugire Pantekote nziza. Ndashima Imana ikomeje kuturindira twese hamwe mu buntu bwayo, kandi ikabiduhaye ibihe nk'ibi ngibi kugira ngo dusangire ijambo ryayo kuri uyu munsi mukuru. Imana ibikoze nihabwe icyubahiro. Mbere y'igihe kirema, isi ntiyagiraga ishusho, yariho ubusa busa. Ikirere nacyo cyari umwijima gusa. Twavuga ko icyo gihe ibintu bitari byiza, icyo gihe ibintu byasaga nabi, kuko bitagombaga kuguma gutyo. Imana itangizanya urugendo rw'impinduka no kurema isi n'ijuru. Isi n'ijuru bifite umucyo, isi n'ijuru biriho ubutaka, biriho amazi, biriho ibimera, biriho inyamaswa zisanzwe ndetse n'abantu. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, kandi imuha ubutware, imuha ubushobozi bwo gukomeza urugendo ruzana impinduka aho ari no mu bindi ibintu byose Imana yaremye. Icyakora ubutware buzana impinduka, ubushobozi buzana impinduka umuntu yaremanywe ntiyatinze kubutakaza, biturutse ku gushukwa n'umwanzi, biturutse ku buriganya bwa Satani. Satani n'ibyaha akoresha abo yigarurira, akoresha abo agira imbata, nibyo byambura umuntu ubutware, nibyo byambura umuntu ubushobozi buzana impinduka, butera impinduka. Ariko kubera urukundo rw'Imana yacu, yashyizeho uburyo bwo kugarura ubwo butware, ubwo bushobozi, izo mbaraga zizana impinduka ihora ikenewe mu buzima bw'abantu n'ubw'ibintu uko bwije n'uko bukeye. Bavandimwe, mufatanije natwe iri teraniro ry'umunsi mukuru wa Pantekote, insanganyamatsiko cyangwa intego y'ijambo ry'Imana nahawe kugira ngo nsangire namwe igira iti: Umwuka Wera ahindura abantu n'ibintu
uko Imana ishaka. Umwuka wera ahindura abantu n'ibintu uko Imana ishaka. Kuri iki cyumweru twijihije umunsi mukuru wa Pantekote. Twibukiranije Pantekote n'iki? Pantekote isobanuye iki kubizera? Mu mateka y'isezerano rya kera, Pantekote yabanje kuba umunsi mukuru w'isarura, umunsi mukuru w'umuganura, umunsi mukuru wo kumurikira no gushimira Imana umwero w'ubutaka. Kuri uwo munsi Abisirayeli bashimiraga Imana ko bafite aho guhinga, bashimiraga Imana ko itanga imbaraga zo gukora, bashimiraga Imana ko yeza, ko itanga umugisha wo kweza, ko ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa biboneka. Kuri uwo munsi buri Mwisirayeli wese yazanaga imbere y'Imana ituro rishyitse ry'umuganura. Mu buryo bwagutse, iyo tuvuze umuganura si ibiva mu butaka gusa, ahubwo ni ibintu byose umuntu asarura, ni ibintu byose umuntu yeza bitewe n'umurimo Imana yamutoranirije kandi yamuhamagariye gukora. Iyo tuvuze umusaruro ntabwo ari ibiva mu butaka gusa, ahubwo harimo n'ibiva mu bucuruzi, harimo n'ibiva mu bworozi, harimo n'ibiva mu bwubatsi no mu wundi murimo uwo ari wo wose umuntu akora. Iyi migirire yo hambere y'Abisirayeli dukwiriye kuyigiraho, bavandimwe bizera bo mu gihe cya none. Ntitukibagirwe na rimwe gutanga umusaruro, ntitukibagirwe na rimwe gutanga umuganura mu itorero. Igihe cyose twejeje, igihe cyose dusaruye, igihe cyose tugize icyo twunguka bivuye mu murimo runaka Imana yaduhaye gukora. Mu bihe byakurikiyeho by'amateka y'Abisirayeli, Pantekote yahindutse umunsi ngarukamwaka bibukagaho amategeko Imana yabahereye ku musozi wa Sinayi ndetse n'isezerano bawugiraniyeho nayo. Ni amategeko yari akubiyemo ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukubana neza n'Imana, ntugire icyo uyirutisha, ntugire icyo uyisimbuza, ntihagire ikigutandukanya nayo. Icya kabiri cy'ingenzi cyari gikubiye muri ayo mategeko Abisirayeli bazirikanaga ku munsi wa Pantekote, ni ukubana neza na bagenzi bawe, ukabashakira ibyiza, ukabarinda icyabasitaza icyo ari cyo cyose. Naho isezerano Abisirayeli bahoraga bazirikana ni iry'uko Uwiteka ari we Mana yabo, nabo bakaba ubwoko bwe. Mu yandi magambo, Uwiteka niwe Mana yo gusenga, niwe Mana yo gukorera. Uwiteka niwe Mana yo kumenyesha abandi ubudasiba, ubudacogora. Ayo mategeko n'isezerano byarindaga ubwoko bw'Imana, byarindaga Abisirayeli kudohoka, byabarindaga gutandukana n'Imana, byabarindaga gutandukira. Byari nk'igihango bagiranye n'Imana, bagombaga guhora birinda gutatira. Iyi mibereho yubakiye ku mategeko y'Imana, iyi mibereho yubakiye ku isezerano Abisirayeli bari bafitanye n'Imana yabo, twayigiraho iki muri iki gihe cya none? Icya mbere dukwiriye kuyigiraho ni uko Imana yadushingiye imbago binyuze mu ijambo ryayo.
binyuze mu isezerano dufitanye nayo. Bavandimwe, hari ibyo tutagomba gukora, hari ibyo tudakwiriye kuvuga, hari imyifatire itari iyacu, hari ibikorwa dukwiriye kwirinda kuko tutabyemererwa n'amategeko y'Imana yacu, kuko tutabyemererwa n'isezerano dufitanye n'Imana yacu. Abakristo, abizera, Uwiteka yadushingiye imbago, twirinde kuzirenga, twirinde kurengera, twirinde gutandukira. Ibyo dukora byose tubikore dukurikije amategeko y'ijambo ry'Imana tugenga, ndetse n'isezerano ryayo twagiranye ubwo twihanaga ibyaha tukiyemeza ko Yesu Kristo ahinduka umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Icya kabiri dukwiriye kwigira ku mategeko n'isezerano dufitanye n'Imana yacu, nuko nta bintu, nta bantu dukwiriye kurutisha cyangwa gusimbuza Imana. Imana ntigereranywa, Imana isumba byose, Imana isumba abantu bose, Imana iri hejuru y'ibintu byose. Niyo rero dukwiriye kubaha, niyo dukwiriye kugenera igihe gihagije, niyo dukwiriye gukorera, niyo dukwiriye gutura, niyo dukwiriye kwizera. Kandi kuyikorera ibyo byose ni ukwiteganyiriza. Imana ihabwa icyubahiro. Icya gatatu dukwiriye kwigira kuri aya mategeko n'iri sezerano Abisirayeli bari bafitanye n'Imana yabo, nuko dukwiriye gukorera Imana mu buryo buhoraho. Gukorera Imana si iby'akanya gato, si ibyo mu bihe byiza gusa. Gukorera Imana birakomeza. Niyo umuntu arwaye agomba gukorera Imana, niyo umuntu akennye agomba gukorera Imana, kuko mu gukorera Imana niho hava ibisubizo. Nta mpamvu n'imwe bene data ikwiriye kudutera kudohoka, ikwiriye kudutera kwitandukanya n'Imana, kuko iyo twitandukanije n'Imana ibyacu biba birangiye, tuba twiciriye urubanza. Mu yandi magambo tuba turimbutse. Mu isezerano rishya, Pantekote ni umunsi wizihizwa hashize iminsi 50 Pasika ibaye. Ni umunsi intumwa za Yesu zari i Yerusalemu, hanyuma zisukwaho umwuka wera Yesu Kristo yari yarazisezeranije mbere yo gutandukana nazo asubira mu ijuru. Umwuka wera wasutswe ku munsi wa Pantekote ni igisubizo cy'ibibazo ndetse n'icyuho byari mu Bayuda muri icyo gihe. Umuntu yakwibaza ati, ese intumwa zihabwa umwuka wera, mu Bayuda hari ikihe kibazo? Mu Bayuda hari ikihe cyuho? Ikibazo cya mbere cyariho mu Bayuda ni ikibazo cy'imitima idahindutse, ni ikibazo cy'imitima itizera, ni ikibazo cy'imitima inangiye. Yesu yababwirizaga ubutumwa bwiza, agakora ibitangaza babibona babireba, ariko ntibahinduke, ntibizere, kubera ko muri bo hari hakiri ikibazo cy'imitima idahindutse, cy'imitima inangiye, ikibazo cy'imitima itizera. Ikibazo cya kabiri cyari mu Bayuda ubwo umwuka wera yasukwaga ku ntumwa za Yesu, ni ikibazo cy'ingeso za kamere. Kandi muri izo ngeso za kamere hari higanjemo ubugambanyi, hari higanjemo kubeshya, hari higanjemo ubwicanyi ndetse n'ibindi. Murabyibuka neza ko ibi byose ari byo Abayuda bakoreye Yesu. Baramubeshyeye,
baramugambaniye ndetse baramwica, arabambwa, abambwa ku musaraba. Byerekana rero yuko mu bayuda hari ikibazo cy'ingeso za kamere zari zaranze kurimbuka, kuranduka, gucika, higanjemo cyane cyane ubugambanyi, kubeshya ndetse n'ubwicanyi. Ikibazo cya gatatu abayuda bari bafite cyari ikibazo cy'intege nke, cyari ikibazo cy'ubwoba, cyari ikibazo cyo kutizera Yesu Kristo byuzuye. Kandi icyo kibazo ikibabaje cyari mu bigishwa be, cyari mu ntumwa ze, cyari mu bo twakwita ab'imbere, abakuriye umurimo, abarangaje abandi imbere. Muribuka ko ibihe bikomeye Petero yihakanye Yesu, abandi bigishwa nabo bakuramo akabo karenge barigendera. Ibi byose rero birahamya ko abayuda bari bafite kiriya kibazo cy'ubwoba, bari bafite kiriya kibazo cy'intege nke. Bene data, nta kidukwiriye kudukura mu kwizera, nta gikwiriye kudutandukanya n'Imana yacu. Ikibazo cya kane cyari mu bayuda muri biriya bihe bya Pantekote ni ikibazo cyo guhagarika umurimo, ni ikibazo cyo kutavuga ubutumwa mu bihe bimwe na bimwe. Kuva Yesu apfuye kugeza kuri Pantekote, bisa naho ibye byavugwaga gusa mu bigishwa be. Hanze yabo nta cyavugwaga, nta cyakorwaga. Bavandimwe, ibihe bitavugwamo ubutumwa bwiza, ibihe bidakorwamo umurimo w'Imana, ibyo bihe biba ari ibihe by'akaga, biba ari ibihe by'umwijima. Kandi bene ibyo bihe benshi babirimbukiramo, benshi babiyoberamo, kandi bamwe mu bazabibazwa nabo Imana yiyeretse, yihishuriye, ndetse ikabahindura intumwa zayo, ikabahindura abakozi bayo. Ikibazo cya gatanu cyari mu bayuda muri biriya bihe bya Pantekote ni ikibazo cyo gusengera no gukorera umurimo w'Imana gusa mu nzu, mu muryango. Ntabwo ari bibi gukorera umurimo w'Imana mu muryango no mu nzu, kuko ni naho ukwiriye guhera. Ariko iyo ariho ugarukiye ntabwo biba byuzuye, ntabwo biba bihagije. Bisaba ko bimwe bikorerwa mu muryango bisohoka bikagera no kubo hanze, bikagera no ku baturanyi. Icyo wungukiye mu muryango wawe, icyo uboneye mu muryango wawe, bisaba kutakiharira, ugisangira n'umuturanyi, ugisangira n'itorero, kugira ngo kigirire umumaro abantu benshi. Kuva ku munsi wa Sansiyo Yesu azamuka mu ijuru kugeza ku munsi wa Pantekote, ijambo ry'Imana ritwereka ko abigishwa bari i Yerusalemu bikingiraniye mu nzu. Nibyo koko barasengaga, ariko se hanze y'aho bari byari bimeze bite? Nta jambo ry'Imana ryavugwaga, nta murimo w'Imana wahakorwaga. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho Satani yari yarahigaruriye. Bene data, twe kugira agace na kamwe duharira Satani, ahubwo tugera ahantu hose tuhavuga ubutumwa bwiza, tugera ahantu hose tuhakora umurimo w'Imana. Gerageza gukora ivugabutumwa mu muryango, ariko ukore ku buryo rirenga umuryango wawe kugira ngo rigere no ku muryango w'abaturanyi. Kuko ubutumwa twahawe kuvuga, bene data, ntabwo ari ubugarukira i Yerusalemu, ahubwo ni ubugenda bukagera no ku mpera y'isi. Bavandimwe, no mu bihe byaguma mu rugo tumazemo igihe,
umurimo w'Imana ugomba gukomeza. Ibyo dukora bigomba kurenga clôture zaho tuba, bikagera no ku bandi, kuko ubutumwa bwiza burakenewe, umurimo w'Imana urakenewe. Abo guhinduka baracyari benshi. Gushyira umupaka ku byo dukorera Imana, bene data, ni ukwibagirwa ko Imana dukorerayo itagira umupaka, kandi ishaka ko n'umurimo wayo ugera ku bantu bose. Aho abantu rero binangiye imitima, bene data, aho abantu batizera Yesu Kristo, aho abantu bayoborwa na kamere y'icyaha iba muri bo, aho abantu barangwa n'ubwoba, aho abantu batavuga Yesu ntibagaragaza ubutware n'imbaraga bye, aho hantu imbaraga z'Imana ziba zaranyazwe, ubutware bw'Imana buba bwaragiye cyangwa se buba butaranahigeze. Muramenye, mutaba abakristo badafite ubutware, mutaba abakristo badafite ubushobozi bwo gukoreshereza Imana impano z'uburyo butandukanye duha uko bwije n'uko bukeye, binyuze mu itorero ryayo. Ku munsi wa Pantekote mu Bayuda i Yerusalemu hari hakenewe umwuka wera w'Imana kugira ngo ahindure abantu, kugira ngo ahindure ibintu uko Imana ishaka, kuko umwuka wera w'Imana niwe ushobora kumpindura, niwe ushobora kuguhindura, niwe ushobora guhindura ibintu akabihindura uko Imana ishaka. Pantekote rero yabereyeho kugira ngo abantu n'ibintu bahinduke uko yo ibishaka. Mbese ibikorwa bifatika cyangwa se impinduka yatewe n'umwuka wera wamanukiye abigishwa ku munsi wa Pantekote ni iyihe? Iyo mpinduka ni iyihe? Pantekote yagize uruhe ruhare kiriya gihe? Umwuka wera yahinduye iki kiriya gihe? Icya mbere cyahindutse kubera umwuka wera nuko umwuka wera yakuyeho ibibuza abantu guhura, akuraho ibibuza abantu guhuza, akuraho ibibuza abantu gukora iby'Imana ishaka. Icya mbere, umwuka wera yakuyeho ibibuza abantu guhura, akuraho ibibuza abantu guhuza inama n'ibitekerezo byubaka, akuraho ibibuza abantu guhuriza umutima ku Mana ndetse no kugukunda bagenzi babo. Nicyo gituma umurongo wa mbere w'igice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa ugira uti, abantu bari hamwe mu mwanya umwe kandi bahuje umutima. Haleluya! Abantu bari hamwe, bari mu mwanya umwe kandi bahuje umutima. Umwuka wera rero akuraho ibibuza abantu guhura, akuraho ibibuza abantu guhuza inama n'ibitekerezo, kandi akuraho ibibuza abantu guhuriza umutima ku gukunda Imana ndetse no ku gukunda bagenzi babo. Icya kabiri, umwuka wera watanzwe kuri Pantekote yatumye habaho ururimi rushya, habonetse ururimi rushya. Bavandimwe, ururimi ni igikoresho umuntu yahawe kugira ngo akifashishe mu kuvuga. Icyakora hari igihe iki gikoresho kiba imbogamizi, kigakoreshwa nabi, kikavuga ibidakwiriye, ibinyuranye n'ibyo kibereyeho, ibinyuranye n'ibyo Yesu ashaka. Ariko kuri Pantekote ngo ururimi rwagiye ku muntu wese ni ururimi ruvuga iby'Imana ishaka. Haleluya! Ururimi rwagiye ku muntu wese ni uruvuga iby'Imana ishaka, ntabwo ari uruvuga ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Pantekote rero yahaye abari i Yerusalemu ururimi rushya. Haleluya! Ururimi ruvuga ibyubaka, ururimi ruvuga
ibikwiriye ururimi ruhesha Imana icyubahiro. Icya gatatu gikeshwa umwuka wera watanzwe kuri Pantekote, nuko ngo ku munsi wa Pantekote hatanzwe umwuka wera w'Imana, umwuka wera w'imbaraga. Ku munsi wa Pantekote hatanzwe imbaraga. Mu gihe abantu bari basanganywe ubwoba, bari basanganywe intege nke, umwuka wera yabahaye imbaraga zo guhamya Yesu Kristo wazutse, anesheje icyaha, anesheje urupfu, Yesu Kristo uriho, Yesu Kristo uzahoraho, Yesu Kristo ushoboza abantu gutsinda ibibagerageza, Yesu Kristo uhindurira abantu amateka, ngo bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nshya nk'uko umwuka wera abahaye kugira gute, abahaye kuzivuga. Imana ishimwe. Pantekote yakuyeho ibitanya abantu, ahubwo ishyiraho ibibahuza, ishyiraho ibituma bajya inama, bahana ibitekerezo, bakumvikana. Pantekote yazanye mu bantu umutima ukunda Imana, ukunda na bagenzi babo. Pantekote yahaye abantu ururimi ruvuga ibyiza, ibikenewe. Kandi Pantekote yahaye abantu imbaraga zo guhamya Yesu Kristo, Yesu Kristo uriho, Yesu Kristo muzima, Yesu Kristo wanesheje, Yesu Kristo watsinze. Imana ihabwa icyubahiro. Icya kane, ku munsi wa Pantekote hakuweho ibibuza abantu kumva ibitangaza by'Imana. Hakuweho ibibuza abantu kumva ibitangaza by'Imana, kandi ibibuza abantu kumva no gusobanukirwa ibitangaza by'Imana, bene data, ni ibyaha. Ubutumwa bwiza buravugwa, ibitangaza bigakoreka, ariko igihe cyose mu mutima hakirimo ibyaha, ibyo ngibyo ntabwo umuntu abyumva, ntabwo abisobanukirwa. Ibibuza abantu kumva ibitangaza by'Imana, bene data, harimo rimwe na rimwe n'indimi zitumvikana. Aha ngaha dukwiriye gutandukanya ururimi rw'umwuka wera n'ururimi rutumvikana. Kuri Pantekote abantu bose bumvise ubutumwa bwiza mu rurimi rw'iwabo. Ntabwo rero ururimi rw'umwuka wera ari imvugo ijimije, ari imvugo itumvikana. Oya, ururimi umwuka wera atanga ni urutuma buri wese yumva kandi agasobanukirwa ibitangaza by'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Abari i Yerusalemu bati, turabumva bavuga ibitangaza mu ndimi z'iwacu. Ibitangaza by'Imana batari basanzwe bumva, batari basanzwe basobanukirwa, kubera umwuka wera noneho bagize gute, barabyumvise. Icyampa uyu munsi wa none, muri ibi bihe turimo, buri munyarwanda wese, buri mukristo wese akabasha kumva no gusobanukirwa ibitangaza Imana ikora mu buzima bwe bwa buri munsi. Abantu bose bavandimwe badukeneyeho kuvuga ibitangaza by'Imana, badukeneyeho ko tubabwira ibitangaza by'Imana. Guhabwa umwuka wera kw'intumwa ku munsi wa Pantekote cyabaye ikintu kidasanzwe i Yerusalemu. Icyo gikorwa cyerekanishijwe nk'uko twabyumvise ishusho y'umuyaga ndetse n'umuriro. Umuntu yakwibaza ati ese kubera iki iyo shusho? Kubera iki ishusho y'umuyaga? Kubera iki ishusho y'umuriro? Umuyaga n'umuriro bikuraho ibintu. Umuyaga dukunze kuwubona ugurutsa ibintu. Umuriro nawo tumenyereye kuwubona utwika. Umuyaga
n'umuriro hari ibyo bikuraho, hari ibyo bitwika. Iyo rero aya mashusho akoreshwa mu ijambo ry'Imana, aba asobanura ikurwaho ndetse n'itwikwa ry'ibyaha, ry'ibidatunganye bikava mu muntu kugira ngo asigare ari umuntu Imana ikoresha ibijyanye n'ubushake bwayo. Umuyaga n'umuriro ni bumwe mu buryo Imana yakunze gukoresha yiyereka ubwoko bwayo mu isezerano rya kera. Ibi bikaba bivuze rero ko ku munsi wa Pantekote ari Imana ubwayo yiyeretse, yihishuriye abari i Yerusalemu. Ni Imana ubwayo mu buryo bw'Umwuka Wera yamanukiye intumwa, yinjira muri zo, itura muri zo, itangira kuzikoreramo ndetse no kuzikoresha, kandi ibyo ibikora imaze kuzeza, imaze kuzitunganya. Bavandimwe, aho Imana igeze ibintu birahinduka, ihita itangiza urugendo rw'impinduka. Abantu barahinduka ndetse n'ibintu nabyo bigahinduka. Kwiyereka Mose kw'Imana mu gihuru cyaka umuriro bivugwa mu gitabo cyo Kuva cya gice cya 3 badusomeye, byatangije urugendo rw'impinduka kuri Mose ubwe ndetse no ku Bisirayeli ubwabo. Mose ngo akwetura inkweto, bisobanuye kwihana ibyaha, kwitandukanya n'icyaha, bisobanuye kwiyeza. Haleluya! Kwiyerekwa n'Imana binyuze mu ishusho y'umuriro byazanye impinduka muri Mose, yitandukanya n'icyaha, ariyeza. Hanyuma Imana itangira kumukoresha, ubwoko bwayo buva mu buretwa, buva mu Egiputa. Igituma Imana itwihishurira, igituma Imana itwiyereka, ni ukugira ngo twezwe, ariko dutangire n'urugendo rwo gukura abandi mu bubata, rwo gufasha abandi nabo kwiyeza. Abisirayeli rero bava mu mibereho itagaragaramo Imana, itavugwamo Imana, batangira urugendo rwo guhamya Imana ndetse no kuyikorera. Ku munsi wa Pantekote, intumwa za Yesu zimaze kwakira Umwuka Wera mu mitima yazo, zatangiye urugendo rwo guhamya Yesu, rwo gukora umurimo w'Imana ndetse no kuwinjizamo abari i Yerusalemu n'abatuye isi yose muri rusange. Pantekote, bavandimwe, ni umubatizo w'intumwa mu Mwuka Wera. Umwe wari waraje kuri Yesu abatizwa nk'uko twabisomewe mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 1 umurongo wa 9 kugeza kwa 11. Uyu mubatizo abizera twese dukwiriye kubatizwa, kuko uhindura abantu inshuti z'Imana, uhindura abantu ngo ab'Imana ikunda kandi yishimira. Uhindura abantu abana b'Imana, uhindura abantu ukabagira umwe na Yesu. Umwuka Wera intumwa zakiriye kuri Pantekote wazihinduye inshuti z'Imana, wazihinduye abana b'Imana, wazihinduye abo Imana ikunda kandi ikagira gute, ikabishimira. Bavandimwe, ku mubatizo w'amazi buri mukristo yabatirishijwe hakwiriye kwiyongeraho umubatizo w'Umwuka Wera, kugira ngo tubashe guhinduka abana b'Imana, ibikoresho by'Imana. Umwuka Wera intumwa za Yesu zakiriye ku munsi wa Pantekote yazinjije mu rugendo rwo kumuhamirisha imibereho yazo no kuyinjizamo abandi, bituma havuka itorero ry'abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwayo. Mbese kuri iri torero ryatangiye ku munsi wa Pantekote ari ryo dukomokaho, aho turacyakora nkaryo, turacyasa naryo. Ibihe intumwa za Yesu zahawemo Umwuka Wera i Yerusalemu, hari ibintu bimwe bihuriyeho
n'iminsi turimo ndetse tumazemo igihe. Turi kandi tumaze igihe mu bihe byo kuguma mu rugo, mu bihe byo kuba ariho dukorera hafi ibintu byose. Iyo witegereje usanga muri rusange ibihe turimo kuri bamwe ari ibihe by'intege nke, ari ibihe by'ubwoba. Abantu baribaza uko bagomba kubaho, bikabatera ubwoba, ndetse bamwe bahagaritse n'umurimo w'Imana. Barasa naho bitakarije icyizere, barasa naho ahari Imana yabo bayibona nk'iyabaye inyantege nke. Ab'i Yerusalemu nabo Pantekote ishyika isohora, nuko bamwe bari bafite ubwoba, yewe n'intumwa zari zifite ubwoba. Ibya Yesu byasaga naho biri kwibagirana, biri kugenda bikendera. Nicyo gituma ibyo bihe hari ibintu bimwe na bimwe bihuriyeho. Ibi bihe byombi bikenewemo ko abantu bahinduka kugira ngo bashobore guhindura ibintu uko Imana ishaka. Bene data, turifuza ko ibi bihe turimo bihinduka. Turifuza ko imibereho yacu iba myiza, igatandukana n'iyo tumazemo iminsi. Turifuza ko imibereho yacu itagaragaramo uburwayi, itagaragaramo ubukene. Turifuza ko imibereho yacu iba imibereho yo kwisanzura, umuntu akajya aho ashaka, umuntu agakora icyo yifuje. Ariko tuzirikane ko impinduka ikenewe ishoboka iyo dukuyeho imbogamizi. Impinduka twifuza dukeneye zishoboka iyo twemeye kuba imiyoboro y'Imana, kuko Imana ihindura ibintu ikoresheje abo yaremye. Nicyo cyatumye irema abantu mu ishusho yayo, nicyo cyatumye itanga umwuka wayo wera. Ishusho y'Imana twaremwemo n'umwuka wera twahawe, ngibyo ibishobora gutuma habaho impinduka. Bene data rero, kimwe n'intumwa za Yesu zari i Yerusalemu ku munsi wa Pantekote, Imana irashaka ko no muri ibi bihe turimo abakristo bigomwa igihe bagahura, kugira ngo umurimo w'Imana ukorwa abantu bari hamwe ushobore gukorwa. Mbese mu gihe cyawe ni ikihe uri kwigomwa kugira ngo uhure na mugenzi wawe, mujye inama, mwungurane ibitekerezo, murebe icyakorwa kugira ngo Imana ikomeze igaragare, ibyayo bikomeze bivugwe, nubwo turi mu bihe bimeze bitya. Icya kabiri, bene data, Imana irashaka ko duhuza inama, duhuza ibitekerezo byubaka, duhuza ubushobozi, kugira ngo umurimo wayo, kugira ngo itorero ryayo rikomeze rizamura ibendera ry'Imana, kugira ngo itorero rikomeze rigaragaze isura y'Imana. Ariko igihe twahagarara gukora, igihe twacika intege, Imana yacu nayo yagaragara nk'inyantege nke, kandi bitajya bibaho. Bene data, ibihe turimo Imana irashaka ko dukwetura inkweto, tukihana ibyaha, tukiyeza, kuko iyo ubwoko bw'Imana bwejejwe, imigisha y'Imana iramanuka, ijuru rirakinguka, ibintu bikaba byahinduka. Imana irashaka ko bene data tuyikunda by'ukuri, twirinda kuyibangikanya n'ibindi cyangwa kuyigurana ibindi. Imana irashaka ko abantu bayitubonamo, kubera ko nitwe duhagaze mu mwanya wayo muri iki gihe cya none. Twirinde rero ikintu cyatukisha izina ry'Imana, twirinde ikintu cyose cyagayisha izina ry'Imana. Dukunde Imana, dukunde umurimo wayo, kandi dukunde bagenzi bacu
nk'uko twikunda, kuko uko twifuza ko Imana idufasha niko natwe dukwiriye gufasha bagenzi bacu. Uko twifuza ko Imana idushyigikira niko natwe dukwiriye gushyigikira umurimo wayo. Kandi igihe cyose tuzaba twabikoze, iby'Imana igomba gukora ntabwo bizayinanira. Imana irashaka ko abakristo bavuga kandi batunga ururimi ruvuga ibitangaza byayo, kuko icyo Imana ishaka ko nuko n'ururimi rwacu ruba igikoresho cy'ivugabutumwa ruhamya ibitangaza by'Imana. Imana irashaka ko tuba abakristo binjiye mu mibereho mishya, imibereho ihamya Yesu, imibereho igaragaza Yesu. Kuri uyu munsi mukuru rero bavandimwe wa Pantekote y'uyu mwaka wa 2020, munyemerere mbifurize kongera kwakira umwuka wera w'Imana mu mitima yanyu. Munyemerere mbifurize kongera kwakira umwuka wera w'Imana mu miryango yanyu, kugira ngo uwo mwuka aduhindure abagabo Imana ishaka, aduhindure abagore Imana ishaka, aduhindure urubyiruko Imana ishaka, aduhindure umuyoboro w'impinduka ikenewe mu bantu ndetse no mu bintu muri iki gihe cya none. Imana itugirire neza twese, kandi umwuka wera w'Imana wamanukiye intumwa amanukire igihugu cyacu, amanukire imiryango yacu, amanukire itorero, kugira ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro muri twe ndetse no muri bagenzi bacu. Impinduka yabaye i Yerusalemu, Imana idufashe kugira ngo ibe no mu miryango yacu, ibe no mu gihugu cyacu, maze abantu bose bahagurukire hamwe, bahuze imbaraga, ubutumwa bwiza buvugwe, umubare w'abihana ukomeze kwiyongera. Dusenga Imana. Mana y'urukundo, Mana y'imbaraga, icyubahiro ni icyawe mu isi no mu ijuru. Tugushimiye cyane ijambo ryawe Mana ishobora byose, ribeshaho watugeneye kuri uyu munsi mukuru wa Pantekote. Mana ishobora byose, iri jambo rizana impinduka mu mitima yacu no mu mibereho yacu, kandi rikuraho imbogamizi zose, kugira ngo umwuka wera yinjire kandi ature muri twe, adukoreshe ibyo ushaka. Muri iki gihe Mana yacu, abantu bamwe bafite ubwoba, bacitse intege, abantu baratenebutse kubera gutinya ibihe bidasanzwe turimo. Mana yera, hagurutsa abagize itorero ryawe bumvise ubu butumwa, kugira ngo bahamye kandi bagaragarishe ibikorwa by'imbaraga z'umwuka wera ko uri uwo kwizerwa, ari we wo guhangwa amaso, ari we wo kwiringirwa, kandi ko wanesheje, kandi Uwiteka uri muzima. Dushoboze twese Uwiteka kugukoreshereza igihe uduha, dushoboze kugukoreshereza ubutunzi tubona uko bwaba bungana kose, tubashishe kugukoreshereza impano uduha, kuko Uwiteka aho ngaho ariho unyuze ibisubizo by'ibibazo biriho, ndetse n'imigisha twifuza Uwiteka ni aho ngaho uyiduhera. Umwuka wawe wera naganze imitima yacu, umwuka wawe wera naganze imibereho yacu, kugira ngo tubere abatenebutse, abacitse intege, isoko y'inkomezi, isoko y'ibyiringiro, isoko Uwiteka yo kugukorera. Mana yera, suka umwuka wawe wera mu mutima wa buri wese, kandi Uwiteka duhindure abo wifuza gukoresha, kugira ngo ibitangaza byawe birusheho kugaragara no kumvikana, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Bavandimwe, nagira ngo ubutumwa bwiza twumvise uyu mwanya tubwakirize guha Imana yacu icyubahiro. Imana ishimwe kubw'ubutumwa twumvise, kandi Perezida wa Presbytery ya Kigali, Imana imuha umugisha mwinshi cyane, ubutumwa atwigishije butwibutsa ko igihe cyose umwuka wera waziye kugira ngo hagire ibihinduka. Imana ishimwe.
reka ubu butumwa tubwakirize indirimbo ya 19 mu ndirimbo z'agakiza, ibitero bibiri bibanza. Turategereje kwakira uwo Mwuka wawe, tumugusabye twizeye, mutwoherereze mana. Mana yacu, mana yacu, ohereza Umwuka wawe mu mitima yacu twese, tuzurize isezerano. Ongera ucane umuriro mu mitima yacu twese, ibitagushimishije ubitwigishe umuriro. Mana yacu, mana yacu, ohereza Umwuka wawe mu mitima yacu twese, tuzurize isezerano. Bavandimwe, muri uyu mwanya nimucyo duhamirize hamwe ukwizera kwacu. Nizeye Imana Data twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, umwami wacu, wasamwe kubw'Umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yabajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana Se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye Umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira. Amen. Imana ibahe umugisha. Bene data, reka uyu mwanya tuwukoreshe twumva ibirangwa, ariko mbere na mbere twongeye gushimira nyakubahwa umuyobozi wa Presbytery ya Kigali wemeye kubana natwe kuri uyu munsi wa Pantekote, akatuzanira ijambo ry'ihumure, akatuzanira ijambo ridukomeza muri iyi minsi ikomeye, ubwo twibuka uko intumwa zahawe Umwuka wera. Imana imuhe umugisha. Turashima kandi Imana cyane ko yakomeje kuturinda, ikarinda itorero ryayo. Iminsi tumaze tutagera mu rusengero rwayo irakabakaba hafi iminsi 77, ariko ibyo byose byatewe n'icyorezo cya COVID-19. Turashima Imana rero ko twabonye ubundi buryo bwo gukomeza guterana no gusangira ijambo ryayo, kandi iracyaturinze. Muri make twabonye ukuboko kwayo, izina ryayo nishimwe. Turashima kandi abakristo ba paruwasi ya E.P.R Kanombe ndetse n'inshuti zayo aho ziherereye hose, uburyo dukomeje gufatanyiriza hamwe gushyigikira umurimo w'Imana. Imana ikomeze kubaho umugisha, kandi ikomeze kubagura, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'imibereho isanzwe. Turongera kandi kwibutsa abakristo ndetse n'inshuti zacu uburyo twakomeje gushyigikira uyu murimo dukoresheje uburyo butandukanye. Hari uburyo bwa konti yacu iri muri beka ifite nimero 0040338094/82. Hari kandi na kode dukoresha uburyo bukurikira: *182 *8 *1 *002 hanyuma ukanyuzaho inkunga wateguriye umurimo w'Imana. Hanyuma kandi turongera kwibutsa inshingano muri iki gihe dufite cya COVID-19 twahawe n'ubuyobozi bwa leta yacu yo kugenderaho. Turasaba gukomeza kwirinda uko bishoboka, nk'uko tubibwirwa icyorezo kiracyariho, ntabwo kiragenda.
uburyo bwo gukoresha agapfukamunwa igihe dusohotse mu rugo ndetse no kugenda duhana intera aho tugenda hose. Bakristo bene data, dukomeze kwirinda kugira ngo dukomeze no kurinda ubuzima bwacu. Tubifurije umunsi mwiza wa Pantekote aho muri hose mu miryango yanyu ndetse no mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, tuko tubizi ko inshuti zacu zihari. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubarindira mu buntu bwayo no mu butwara bwayo. Amen. Kuri uyu munsi mukuru wa Pantekote, itorero turashima Imana kuko iri kumwe natwe, kandi turayishimira ko ikomeje gushyigikira umurimo wayo kugira ngo abantu bakomerezwe mu ijambo yandikishije ndetse banarusheho kugaragarizanya urukundo rw'abana b'Imana. Mu gushima Imana rero dufite n'ibyifuzo bitandukanye byo kuyigezaho kuri uyu munsi. Bavandimwe rero, ibyo byifuzo byose mu kwizera tubihurize hamwe, tubyereke Imana kuko ibifiteho ibisubizo. Dusenga Imana dusengera ibyo byifuzo kandi tuyisaba kugira ngo ibyumve kandi bisubize uko ushaka. Mana yacu, Mana idukunda, habwa icyubahiro kuko twese abakwizera tukiri mu buntu bwawe. Turagushimira kandi ko uturinda amanywa na nijoro, kandi Mana yera ukaduha no kugira uruhare mu guhindura abantu abigishwa bawe. Tugushimiye iri teraniro ry'uyu munsi, kandi tugushimiye ijambo ryawe twagaburiwe kugira ngo ubugingo bwacu buhembuke. Mana ishobora byose, ritere impinduka muri twe kandi riduhagurutse kugira ngo dukomeze twamamaze ubutumwa bwiza binyuze Uwiteka mu kugeza ijambo ryawe ku batararisobanukirwa, binyuze mu gufasha abakene, binyuze Uwiteka mu gukora ibikorwa byose bikenewe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turazirikana Mana ishobora byose abarwayi, baba abari mu itorero ndetse no hanze yaryo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no hirya no hino ku isi, kugira ngo Mana yera ukuboko kwawe gukiza kube kuri bo, kandi ubakirize kugira ngo dufatanye nabo gukora umurimo wawe no gushima izina ryawe. Ari abafite uburwayi busanzwe, ari abarwaye Mana ishobora byose COVID-19, abo bose Uwiteka gukira bagutegereje kuri wowe, kandi twizeye ko Uwiteka mu bushake bwawe uko gukira gushoboka. Turasengera abashonje mu gihe nk'iki kugira ngo ukoreshe abagize icyo bafite, abo nabo babashe kubona ibibatunga. Turasengera Mana ishobora byose abakora amanywa nijoro kugira ngo bite ku buzima bwa bagenzi babo, abo ubongerera imbaraga z'umubiri, kandi Mana ishobora byose ibyo bakora byose ubahe kubikorana urukundo kugira ngo bibashe kubahesha umugisha. Turasengera muri urwo rwego abaganga kugira ngo Mana ishobora byose ubahere umugisha mu murimo wo kwita ku buzima bw'abandi bakora. Turasengera inzego zitandukanye z'igihugu cyacu kugira ngo Mana ishobora byose ukomeze kuzishyigikira no kuzishoboza kubona ibikwiriye bikenewe mu gihe nk'iki, kugira ngo abo kwitabwaho bitabweho, ndetse Mana ishobora byose n'ingamba zo guhashya iki cyorezo zibashe gutanga umusaruro. Turasengera itorero ryawe Mana ishobora byose muri ibi bihe rikora ibishoboka byose kugira ngo umurimo warihamagariye ukomeze ukorwe, ubutumwa buvugwe kugira ngo abantu bawe be kugira umwuma wo mu buryo bw'umwuka. Ukomeze kuryongerera ubushobozi kandi ukomeze kurihishurira ingamba zose zikenewe zatuma Mana ishobora byose itorero ryawe ribamo ububyutse
butuma Uwiteka abantu badasubira inyuma, ahubwo barushaho kugira imbaraga zo gusenga no gutegereza ubushake bwawe, Imana ishobora byose, batavuye mu mwanya wabo. Icyubahiro n'ikibi cyawe, umwuka wawe wera agaragare kuri buri muntu wese, Mwami Imana ishobora byose uri mu itorero, kuko nibwo abatubona Imana ishobora byose batwigiraho byinshi byatuma nabo bahindukira bagahimbaza izina ryawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe, uyu munsi mukuru wa Pantekote uzana impinduka muri twe, uzana impinduka mu miryango yacu, uzana impinduka mu itorero, uzana impinduka mu gihugu, kandi impinduka ituma abantu bose bahinduka abahamya b'umwami wacu Yesu Kristo. Icyubahiro n'ikibi cyawe, umwuka wawe wera w'imbaraga wahaye itorero, umwuka wawe wera w'urukundo wahaye itorero, umwuka wawe wera wo kwirinda wahaye itorero, narusheho kuganza no kwigaragaza binyuze muri twe no mu bacu bose, uhereye none ukageza iteka ryose. Amina. Bavandimwe, twisabire umugisha w'Imana. Mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo bibasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abera bose. Nuko rero mube maso, mwirinde ubwanyu, murinde n'itorero ry'Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Mwumvire ababayobora, mubagandukire mu bitunganye byose. Imana nyiramahoro ibatunganye rwose mu byiza byose, kugira ngo mukore ibyishima. Umugisha w'Imana ishobora byose, Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, uhore muri mwe none n'iteka ryose. Amina. Mukomeze kugira umunsi mukuru mwiza wa Pantekote.